kazi uwo bita RAA 001A uwo muntu niba yifite ndayigura ku isoko waba ukazi RAA 001A nuko umuntu w'umuntu wa mbere mu Rwanda ufite imodoka Yobe byanze bose baragiye oya byanze imyaka ntabwo ubundi Yobe Metkel rero akaba uyu ni Berhan imyaka yagiye Tour du Rwanda 2009 ariko buri imyaka hari ahantu b'imibare ariko bitera atwaye igare rya Coronago ubundi ni igare rikinishwa n'ikipe ya Tadej Pogacar gusa abangabo baragura umuntu ashobora kurara i Musanze ni gute umuntu mwamwicanye uriya ni Van Der w'ikipe ya Picnic. Van Der uri inyuma Van Der Tom ni umukinnyi w'ikipe ya Picnic Development niwe uri inyuma ya peloton akaba ari umuhorandi w'imyaka 21 ubusanzwe umenyerewe mu kuzamuka nawe akaba ari inshuro ya mbere yitabiriye Tour du Rwanda. uzi ko inama yarayibaye Yerusalemu ngo yahaye itimari itanu tubitegereze kuko agomba gukuramo agahinda kenshi ariko reka turebe ngo ikibazo ubundi ngo birashoboka aho byashobokera ni igihe cyo peloton yaba izanye uyu muhungu kuko ni igice kimanuka niba wibuka 2019 Binyama twari tapangareruye byari muri sprint kuko iyo uvuye Musanze kuva Yaounde haramanuka kilometero 69 n'ubundi nyine birashoboka cyane ko hasigayemo amasegonda 25 hagati ye na peloton isi dore usigaye bavuye ku munota bajya ku masegonda 40 hasigayemo amasegonda 25 kugeza ubu Rossi rero bashaka kumufata igice aricyo cyose agiye ku muhanda werekeza kuri ageze ku muhanda w'Irubavu none aka gace agezemo agiye gutambika none aje kubona ubona ko peloton iracyari mu bizamuka amasegonda 25 amasegonda 25 niyo uyu De Rossi ari kurega tunyuze ku hano ku cyitegererezo akarere ka Musanze rero ni Rossi we wamaze gukata ariko n'ubundi urebye peloton ikaba iri hafi ye cyane peloton nayo yamaze gufata uyu muhanda Rossi rero utangiye kureba inyuma nimba batari hafi ye iriya ni Kinigi Modo Village Rossi rero akaba atangiye kumanuka noneho yerekeza ahangaha agiye gukora ni ukumanuka gusa yerekeza kuri ku muhanda uva mu karere ka Rubavu aha rero niho peloton igiye kumufatira mbere kuko ntabwo agomba kujya mu muhanda w'Urubavu akiri imbere wenyine ubwo mwitegura ko tugiye kubona sprint y'incamakoma kuko iyi etape igomba kuza gusorezwa muri sprint hanyuma ku munsi w'ejo etape ya 7 ikazahaguruka mu karere ka Musanze iva mu majyaruguru yerekeza mu mujyi wa Kigali umunsi w'ejo rero nibwo tuzaba dufite nanone etape ikomeye cyane Kigali Musanze Kigali Musanze Kigali rero akaba ari etape izaba irimo umusozi wa kategori ya mbere Tetero yahoze ariho kategori ariko bashyize kategori ya mbere kuko hari ukuntu avuga ati kuko ufashe iyi ngiyi ukajyana inama imisozi tuzi kuko niyo kategori oya ateko ikatugira mbere De Rossi ubona ko amaze no gucika intege inyuma habaye attaque ikorewe muri peloton hari abakiyoze ari no mpamvu iriya moto mubonye ihagaze ngabo rero twababonye abakinnyi bamwe batangiye kubona amaso amasegonda yamaze kucyaze kuva ku 25 Patrick wamaze kwataka hagati ye na Rossi harimo amasegonda 10 peloton harimo amasegonda 20 uwo ni Byukusenge Patrick uje gushaka niba yabona etape ngiriyo Kinigi Modo Village nababwiraga aho abaturage bagiye kurwa mu ahantu manegeka ashobora gushyira ubuzima bwo mu kaga bakabatuza hamwe
hariya haba harimo byose isoko ivuriro ntabyo gusengera yuko bamuri bubi peloto irinjira mu muhanda y'Musanze yose iri kumwe byawe rero ahangaha ari naho amanota ya Sashwara bayafatiye akaba yari yafashwe na Derosi hano ni Kinigi Sashwara bayafashe kare nta Kinigi nyuma niwo musozi wa peloto nayo ubona ko peloto rwose ntabwo agomba kubinjirana muri uriya muhanda uva mu karere ka Rubavu ngiyo rero reba spirit yari ahantu urayibonye ariko unyura mu muhanda ukuntu umeze Derosi rero ugikomeza guhanyanyaza ariko yamaze kwemera icyaha nibyo kuko ubu hagati ye na peloto harimo amasegonda 20 mu gihe hagati ye na Byukusenge Patrick harimo amasegonda 10 yonyine. Patrick yamaze no gufata bamaze no kumufata imbere hari Rossi inyuma hari Yonde ari umukinnyi w'ikipe ya NSN akazi ke karangiye arasabwa gusoza usanga ari uzamuye abantu mu Kinigi ari inywera n'amazi ariko iyi Tour du Rwanda iri kwihuta mu rwego udapfa kubona abakinnyi bari no kurya no kunywa amazi ariko ejo bazarya kurya ufite umutekano nta mutekano bafite muri peloto ejo bazarya bafite umunsi ugoye cyane Derosi rero uri gukata imakrosi ya nyuma yerekeza neza Derosi werekeze akora sprint kugira ngo ariko yakongeramo ibihe kubera ko inyuma idubu rya Tour du Rwanda peloto ya Tour du Rwanda ikaba ije gusa peloto muri mubi kuko irimo iramureba n'amaso yabo uretse amakosi yo gukata ntabwo ari kure cyane ino peloto turi kubona kugeza ubu ngubu Derosi twabonye yatatse we na Karadio barajyana ndetse kugeza ubu we yaje kwataka widuhaye Mike nibyo baza kujyana ndetse n'ubu bakaba akiri imbere wenyine gusa peloto irimo iramureba peloto irimo iramushaka muri kilometero 10 za nyuma kugeza ubu umuyaga dufite urimo ku muvuduko wa metero enye ku 8 ku isaha ubundi bakagombye kuba ari umuyaga muri condition cyangwa se muri position aerodynamique kugira ngo ariko yinjira umuyaga peloto irimo iramureba uwo anyukira igare yekeza ku muhanda uva mu Rubavu ujya i Kigali aho rero niho byose biza kubera ko abasiganwa baza kuba noneho binjiye mu gice cya nyuma aho rero ari buze kuba kilometero 11 ndetse akaba navuga ko uyu muhungu yamaze no kwinjira mu muhanda wa Musanze ariko birometero 10 bya nyuma yamaze kwinjira mu muhanda wa Musanze birometero bya nyuma kugira ngo etape ya gatandatu ya Tour du Rwanda isozwe ariko ari mu mboni za peloto imukurikiye ubu rero ikigomba kuba nuko amakipe afite abasprinteri kubera ko etape no munsi ntabwo ari abakinnyi bazamuka agomba gukora cyane kugira ngo uyu muhungu bamugarure nibwo tugiye kureba abakinnyi ba NSN nibura bane basigaye kuko twabonyemo ko umwe mu bakinnyi babo yamaze kuvaho ese baza kuba afite ubushobozi kuba bagarura n'umuhungu reka turebe uyu muhungu aramuka binjiranye Yaounde biraza kuba bisa nkaho abajyanye Yaounde afite amasegonda ibura hagati ya 20 na 30 aza kuba atangiye kwitegura ko yatwara etape gusa nibworoheye kuri position aerodynamique tureba ubwiza bw'umujyi wa Musanze akaba rero hango ni inyuma ya peloton turi kureba uburyo peloton ari kumanuka ijya kumushaka urabona ko mu by'ukuri birasa nk'aho abakinnyi bose tubafite kugeza ubu nta bakinnyi basigaye inyuma nta bakinnyi bigeze basigara mu gihe bayamazemo aha niho bagiye gusoreza Musanze imeze neza cyane aha rero niho bagiye gusoreza etape mu gihe Rossi we akomeje kuyobora Joao Pedro Rossi w'imyaka 26 akaba ari umunyabrazil twavuga ngo ese koko Brazil bakina umukino w'amagare ariko Rossi niwe mu champion muri ITT muri Brazil uyu mwaka ushize wa 2020 uyu mwaka 2026 kongo ba Neymar bamwumvise ubwoba umukino w'amagare bahita bayamanika Nyoni ramanutse amanutse Bunyoni abaturage urabona ko bamaze kwipanga buri muntu ari burebere neza igare peloto ntabwo imukuraho ijisho peloto irimo iramubona ese arabasha kugumana amasegonda yamugeza hano ku murongo reka mvuge ngo icyo ngicyo yaba agiye gusa rikomeye cyane rusange ari ku mwanya wa kangahe urutonde rusange ni ukuvuga ngo arasigaye iminota irenga ine biraza kurangira mayo jone ikipe ya NSN ifashe umwanzuro wo gukomeza kuyirinda kuko turi muri kilometero za nyuma iminota 5:38 niyo atandukanye Rossi ndetse n'umudage Klesch mu gihe peloto yo yamaze kwegera nabo bari kumwe ariko Rossi we yamaze kubasiga
Rossi rero nababwiye ko yakinnye Vuelta a San Juan ubwo yari mu ikipe y'igihugu agasoza ari ku mwanya wa 4 yakinwe tariki 23 kujya ku itariki ya mbere ukwezi kwa 2 23 z'ukwa mbere. Ni umukinnyi uzi gukina GC cyane, uzi gukina Macrasoma General, ikaba rero iyi avantage ku mukinnyi uzi gukina ITT cyangwa se uzi gukina individual time trial cyangwa gukina yitwara ariko asiganwa n'ibihe, naha bita bimufasha kwitwara kuko nyine abari specialite yiwe. Kilometero 5 ya plaque nshaka ndayibonye barayiguhaye ahubwo menye nyirayo ariko sanze ntacyo nakoraho. Usanze mu bushobozi bw'umufuka nawe wakandira ahubwo sinanamurira mu maso. Kilometero 5 za nyuma kugira ngo Rossi agere ku murongo usoza agace ka 6 ka Tour du Rwanda 2026. Musanze irahirwa niba yakira abantu bagifite imbaraga. Icyo nicyo cyo kwibazaho cyane. Rossi arahaguruka, Peloton iramukurikiye. Atake zikomeye cyane zitangiye kuba muri Peloton muri kugira ngo bagarure Rossi. Ninde reba hari inyuma bagare muri Peloton, ndabona imyenda y'umuhondo, nizere ko ari Mayo Jaune itangiye gukora ko twabonye ko Mayo Jaune iteguye gukorera abagenzi bo mu ikipe ya NSN. Nabwiye ko i Yerusalemu inama yarayibaye bimeze ko Etmar Enon yangaha yaba yatse ku munsi w'ejo amuciye mu myanya y'intoki. Etmar Enon abo wa kabiri, reka turebe Rossi barimo baramureba metero 100 nizo ziri hagati ya Rossi ndetse n'abamukurikiye. Ni Peloton yasaze NSN ubwo ko twafashe twamaze gufata umuhanda werekeza hano mu mujyi wa Musanze. NSN nimira kandi ibintu NSN nimira garumungu acisha ukuboko mu kwara bwati baje Peloton yaje Peloton mwitego sprint y'icamba ku muhanda rero Musanze. Umuhanda ni munini nta kibazo uzago ntabwo tuza ku gice tw'ikokiri bataza kwisanzura kugira ngo bakore sprint baraje. Uwo rero ni Rossi umerewe nabi nyuma ye na Peloton yose iri hamwe kandi yobowe n'ikipe ya Never Say Never. Aba rero nibo bakinnyi bari inyuma kuri Peloton, ubona ko uyu munsi mu bakinnyi batangiye nta n'umwe wigeze wemera gusigara. Rossi arongera arensista, Rossi arensista ariko byamaze kurangira. NSN barimo barakurura, NSN nta mu ifite, NSN ifite agahinda ko ku munsi w'ejo bifuzaga etape y'Urubavu ntabwo byabakundiye ko bayitwara ariko bakabaje Mayo Jaune ngo yaje mukanya muze kumwitega ko aza kujya muri gukurira ariko kandi yanazamutse Jaime. Wabonye Jaime ko ari imbere ya Mayo Jaune, bivuze ngo Jaime yiteguye kuba nawe yajya muri sprint. Reka turebe ese undi muntu wo kwitega ngaha ubwo yanatsindiye yitwa Enoke. Ese Enoke re NSN Eritrea nayo yaje, Eritrea Mayo Jaune yaje. Ndabona umukinnyi ukiri muto w'irushanwa nawe yamaze kuzamuka, akaba rero ari Desa Twede Amaniave, akaba ari umusore w'ikipe y'Amani. NSN imira kurura, NSN ifashe ibintu mu biganza byayo. Isiganwa yageze hariya Yaounde bagiye kwitambuka no karere ka Musanze. Ubundi byose areba neza niba abakinnyi bazamutse, areba abona ntawaje, arakomeza NSN. Mayo Jaune acunga areba niba ubwo bayifite bakasi kose rya nyuma rya hano Yaounde, ngabo bagiye kumanuka hano ku bitaro bya Ruhengeri. Ahangaha biraza kubigarira igenda igare yaza. Reka tuzuze meya ko tugiye cyo kwamenya. Nibyo rero Mayo Jaune akafasha umwanzuro wo kuza imbere. NSN yose yamaze kwipanga. Turabona Eritrea, turabona Sudan, turabona Movistar, turabona amakipe yose afashe umwanzuro wo kuza imbere. Reka tuze turebe rero ninde ugiye kwegukana agace ka 6 ka Tour du Rwanda 2026. Barasoza muri sprint kayishema birometero 84. Abakinnyi bose baje twinjira mu kilometero cya nyuma. Ninde ugiye kwegukana agace ka 6 ka Tour du Rwanda? Ngabo rero abasiganwa bamaze kujya ku bitaro bya Ruhengeri, bamaze gutambuka. Ngiyo ni igice gitambika cyane. Turebe abakinnyi bari kumanuka berekeza Musanze. NSN Never Say Never, abakinnyi batanu bose ba NSN bamaze kwipanga. Ngiyo ndodani yo ku bitaro Amahoro twayirenze. Iyo NSN yaje, NSN
mayo jaune NSN barimo gukora cyane bashaka kujya ariko Etimari rero ntabwo inama iteranye Yerusalemu yemeje ko Etimari batambutse ku indi doda nta kibazo abasiganwa bamaze kuza binjiye muri kilometero ya nyuma iyo NSN ifite ibigana mayo jaune yamaze no kuzamuka nawe mayo jaune yaje gutanga umusanda nakubwiye ko bigeze mayo jaune baramukorera azamuka ariko niko ko ari umukinnyi utambika icyo agomba gukora no gufasha abagenzi be ngabo basiganwa bamaze kwegera neza hano ngiri korosi rya nyuma dernier virage bekiza no ku murongo ngabo turacyabona pelote yose ikiri kumwe reka turebe rero ngaho ikidagi Edaman noza muri sprint NSN irakurura quick step reka turebe NSN yabikoze yafashe neza ikorosi nyinga NSN reka turebe baje kuraza Etimari none aramata kariya arukirigar Etimari none inama Yerusalemu nimugoroba yemeje ko n'umuhungu wabikoze ikibeho akabikora ikayonza akabisubirirwa magana yongera kubikora nani Musanze agatanga ubutumwa ko NSN ifite isiganwa mu biganza byayo warayitwa Etimari Enhoni yavutse tariki 20 z'ukwezi kwa 9 umwaka 1997 imyaka 28 avuka mu gihugu cya Isiraheli apima ibiro 72 afite indeshyo ya metero na santimetero 72 Etimari Enhoni niwe wagukanye agace ka gatandatu ka Tour du Rwanda yahagurutse mu karere ka Rubavu isoreje mu karere ka Musanze kilometero 84 akaba ari top ya gatandatu ya Tour du Rwanda live kuri televiziyo Rwanda RBA hafi yawe igare niki n'urukundo igare n'ubuzima tubonye sprint y'Icyamakoma tubonye abasore b'i Yerusalemu tubonye NSN ifite isiganwa mu biganza byayo banyukira igare agarura igare arabazana quick step bamufungira mu ikosa ambwira ati ibi bintu ntabwo ari iby'abato anje Etimari azamura uyu muhungu amaze gufata ibintu mu biganza twarababwiye ko NSN ari ekipe igoranye cyane muri Tour du Rwanda 2026 ibintu byose babitwara uko bashaka bakabisoza uko bashaka barakomeye bafasha abakinnyi batanu babo bose uwa mbere atanga umuvuduko bakwiye kugenderaho uwa kabiri atanga acceleration uwa gatatu atanga uburyo bwiza mu karere tuza kuba tureba uburyo ino sprint bayatatse ariko uze kureba ikosi rya nyuma bakoze uburyo akiri ikipe ya NSN baje bagafunga neza mu kipe ya quick step ubundi bahita batangiye ya sprint yayo maze Etimari Enhoni ababwira ko yabikoreye ku butaka butagatifu yabikoreye ikayoza aciye mu nka bakamubwira ati aya mata yitegenda uyakoresha ushaka arangije uyu mungu avuga ati nakongera akabikora gusa Rubavu yagomba kubikora nyuma yuko amaze kubona amafi yo mu Kivu ariko umuhungu mudajya avuga ati oya nanone nawe usangira nabo badakoramo iyi rero n'indi etape yegukanywe n'ikipe ya Never Say Never batwaye etape ya Rwamagana batwaye etape yo mu karere ka Huye batwaye etape yo mu karere ka Musanze etape yindi batwaye ni Rubavu oya ubwo afite etape eshatu reka tuze turebe neza ndavuga reba rero Edaman yashatse kujya muri atake yatakira mu ikosa ariko abasore batatu b'ikipe ya NSN bakiriho reba Etimari none yaratuje yarari kureba muri apaca areba umurongo yahise asaba mugenzi ku mwanya maze umungu akatigare ararinyukira anyukira igare arangije avuga ati ntago ndi ku rwego rwanyu azama amaboko atumira avuga ati mana Yerusalemu urakoze kumpesha ikuzo hano ku butaka bwa Musanze nibyo rero woni Etimari Enhoni umaze kwegukana agace ka gatandatu ka Tour du Rwanda iyi sprint yariyo iyi ni sprint biga mu mashuri ibi ntabwo ari ibintu bataraga ku muhanda ibi ni bya bindi umunyarimu akwigisha mu ishuri ko kugira ngo mukine sprint nuko mugomba kuba mwateguye ugashakira umukinnyi wawe umuvuduko ukwiye ugashakira umukinnyi wawe umwanya ukwiye umukinnyi wawe ugomba gutsinda ukamurekura igihe gikwiye nguko uko Etimari Enhoni atsinda hano mu karere ka Musanze ibi bintu ntabwo ari ibintu batoragura mu muhanda ibi ni ibintu biga ibi ni ibintu basoma fata AI uyisabe ngo ni gute batsinda sprint mu buryo nyabwo uraza kubona ko NSN akantu ko bagakorera muri AI